reka twakira umukuru w'umuryango yigira imbere kugira ngo dukomeze gahunda. Karibu. Banzanye hano kugira ngo ngerageze kuvuga ku buzima bwa Denis, ariko Denis ni wa muntu ushobora kuvuga ntuzarangize kumuvuga. Nsanzamahoro Denis yavutse ku itariki ya 15 z'ukwa gatandatu 1976. Yitaba Imana tariki 5 z'ukwa 9 2019 saa 9:30. Ni ukuvuga ngo yatabarutse yujuje imyaka 43. Amashuri n'amahugurwa yakoze yabikoze mu bihugu bitandukanye biri mu Rwanda, Uganda na Kenya. Hanyuma rero akazi yakoze, Denis yari umuntu ushakisha, yagiye mu bintu bitandukanye, ariko ibyinshi byari bifite aho bihuriye na media. Denis yabaye artiste igihe kinini, abakoranye nabo barabizi, bajyaga bakora ibiraka muri Bralirwa, ibyo artiste byo gushushanya. Denis yabaye mu DJ mu bihe bitandukanye, abikora mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda no muri Uganda. Denis yabaye MC. Denis kandi yabaye umunyamakuru kuri Radio Flash. Denis yinjiye mu mwuga wo gukina amafilime, hanyuma ubu yarageze noneho ku rwego rwo gukora amafilime ye ku giti cye. Hanyuma ibyamurangwagaho rero Denis harimo kwambara neza, gusetsa. Abantu benshi barabizi ukuntu Denis yajya agasetse, ntago washoboraga kumwicara imbere ngo wo guseka, kandi akagusetsa we adaseka, ugaseka ukagera hasi ariko we ntaseke. Ikindi Denis yasabanaga n'abantu, abantu benshi babigarutseho mu buhamya butandukanye bagiye bamuvugaho. Yasabanaga n'abantu b'ingeri zose. Denis ni wa muntu ushobora gusanga afite inshuti ze za kera bamaranye imyaka irenga 30, kandi bakiri inshuti nk'ukuntu kera bahoze bari inshuti. Iyo rero birumvikana ko ari impano idasanzwe ifitwe n'abantu bake, kandi twakagombye kuba twakwigiraho. Denis rero yitabye Imana atararushinga, bishaka kuvuga ko yari ingaragu, ariko asize abana. Nkuko rero nari mbivuze, ntago wavuga ubuzima bw'umuntu bwose muri iyo myaka 43 ngo bivugire hano birangire, ariko byibuze reka tubabwire muri iyi minsi 3 yamaze arwaye, uko twamubonye, uko byagenze nuko yabyitwayemo. Denis mu cyumweru gishize, amakuru twahawe n'inshuti ze nuko yakimaze arwaye. Yararwaye ariko atarembye, kuko abari kumwe nawe nyine ko bamubonaga. Yararwaye ariko akora bamusura, akomeje n'akazi ke. Ngira ngo hari n'abatubwiye ko no muri weekend bari kumwe ishize. Hanyuma bigeze ku cyumweru nijoro araremba cyane, kugeza ubwo yanagiye no muri koma. Ntabwo byari byoroshye, yari wenyine. Denis yibanaga hari Kicukiro wenyine, nta muntu uhari. Byari bikomeye cyane. Hanyuma Denis aza kugezwa kwa muganga. Ageze kwa muganga nibwo twamugezeho. Yabanje kuri polyclinique iba hariya kuri Sainte Famille y'umudokiteri witwa Bahati. Bahamugejeje abona ararembye cyane, ahita amufata ibizami vuba. Arangije bajya kubisuzuma byihuse, bamushyiramo amaserumu, ariko icyo gihe yari ari muri koma. Hanyuma Dr. Bahati aratubwira ngo Denis afite glycemie cyangwa afite isukari. Ako kanya bahita batangira kumutera za insuline. Insuline zikurikirana, ariko bamwitaho mu buryo bwihuse. Hanyuma hashize akanya Denis abaragarutse yagaruye ubwenge. Ati ndi hano, nahageze gute, byagenze gute? Ariko uko agenda agarura ubwenge
yibuka ko yari yararembeye mu nzu. Arangije aratubwira ati muzi ko narwariye mu nzu guhamagara bikananira, najya mpaguruka ngiye mu bwiherero nkikubita hasi nkayoberwa ibyo ari byo, nanirwa guhamagara. Atangira kutubwira uko byamugendekeye. Ariko uko yabivugaga, Denis yari wa wundi, ntabwo yashoboraga kukwerekana gatoya ko hari ikibazo afite cyangwa ko ari ibintu bikomeye, kuko yacishagamo agatera blague agaseka, aturumva ibyo bintu ibyo bintu rwose ntago bibaho. Hanyuma Dr. akomeza kumwitaho mu buryo bwose bushoboka, ariko arangije aratubwira ngo Denis yamaze muri ubwo burwayi amasaha menshi, none byamugizeho izindi ngaruka kandi zitari nziza. Abaganga ntago bajya bavuga ibintu byose ngo babirangize, ariko ubwo nibwo dutangiye kumva icyo yavugaga. Ati yamaze muri ubwo burwayi iminota myinshi, none byamugizeho izindi ngaruka zitari nziza. Arangije abwira Denis, kuko yaragendaga akongera akagaruka, akagenda akongera akagaruka, akagira ubwenge. Aramubwira ati rero Denis, ugomba kwiyunga n'Imana. Amubwiriza ijambo ry'Imana, kuko uwo mudokiteri arasenga. Arangije aranamusengera. Arangije aratubwira ngo kubera ko uburwayi bwamugizeho izindi ngaruka zikomeye, dushobora kumujyana muri CHK mu bindi bitaro byisumbuyeho kugira ngo bamuhe ubundi buvuzi burenze ubwo ngubwo. Tukaba tuboneyeho gushimira Dr. Bahati, rwose yaramwakiriye neza, agerageza kumwitaho, amukorera ibintu byose bishoboka mu gihe cyabyo. Twihuse rero tugeze muri CHK, urabiza kenshi nubwo ubujyanye ibizami byaho avuye, nabo bifatira ibyabo kugira ngo barebe uko bimeze, barabifata vuba vuba, barebe uko bimeze. Hanyuma rero muganga kuwa 4 mu gitondo araza aramureba, batangira kumwitaho uko bashoboye kose. Ariko muganga aratubwira ati ibi bintu, uyu muntu yatinze mu burwayi, none ubu ngubu noneho afite ikibazo cy'umusonga kandi uri ku rwego rwo hejuru. Ntago byari byoroshye. Denis yaratangiye kunanirwa guhumeka, yarahumekaga ukabona arakurura umwuka cyane, ariko akanya gato cyane yabashaka kugaruka, mwese yahitaga bereka ko nta kibazo. Ni nayo mpamvu tutigeze tubwira inshuti, ngira ngo hari abantu bakorana, abantu bari bafitanye gahunda, bamuhamagaraga kuri telefone tukabibona, ariko tukavuga tuse telefone ko atari yacu, wenda araje akire hanyuma abasubize. Noneho ntago tukigeze tugira umuntu tubibwira, kuko akanya kose yagarukaga yahitaga kwereka ko nta kibazo gihari. Mu masaha ya nyuma Denis yaratubwiye ngo, ndibuka ikintu kimwe yavuze ngo urimo uravuga, nkumva urimo uravugira kure. Arangije araseka, aturumva ibyo bintu, ibyo bintu ntago bibaho. Ntago na rimwe yajyaga kwereka ko hari ikibazo cyabaye. Yaratuje ahantu muri urgence twari turi, twabonye ibintu byahabereye, hari abantu bateraga imigeri, abandi bakabazirika, ariko Denis yari pose rwose, yaratuje, asa neza, ameze neza. Buriya rero hari muri urgence ngo hari ahantu bita mu muhondo naho bita mu mutuku. Denis barangije bamuvana mu muhondo bamujyana mu mutuku. Bamujyanye mu mutuku tubona ko ari ibintu bitoroshye, akagenda akagaruka. Denis arangije aravuga ngo rero ibyo ngibyo yabibwiye mushiki wanjye, aramureba aramubwira ngo nge waruzi n'ikindi, ati ngiye gukora ubukwe bw'igitangaza. Aramubwira ati none ufite fiance? Ati ndamufite. Arongera araseka, arongera aragenda. Agarutse aravuga ati mwari muzi n'ibindi? Ati munshakire taxi nitahire. Denis biranga yitaba Imana. 9:30 zuzuye yaramaze kwitaba Imana. Abaganga baratureba baravuga bati biratunaniye. Denis rero abaragiye, agiye gutyo, twese aradutungura. Ubwo nyine abaragiye, kariyeri ye igihe byahereye bimuvuna abyubaka, aba biba birangiriye aho ngaho. Igiteye amahirwe kurushaho nuko yagiye yikiranuye n'Imana. Nakire manager Muyoboke Alexis, hari ubutumwa yoherejwe na manager mugenzi we,
aramusaba ngo ubu butumwa ubumbwirire Denis. ngira ngo twari hamwe nimugoroba twavuze ngira ngo amateka Denis turacyasubiramo. Nta wundi ni mupenera Mazani cyangwa Badrama, niwe ubinyoherereje. Reka musaba bivuge, ntabwo birangoragiye cyane. Badrama yohereje ubutumwa manager mugenzi we, aravuga ati manager, urabizi ibyanjye na Denis, ikintu ngusabye ni kimwe, umbwirire Denis ko mukunda. Muri kumusezera ndabizi, arabyumva, umubwire ko ibyo yansabye gukora nzabikora. Urugendo yanyoherejemo muri Amerika, ibyo yansabye kugeraho nzabikora, kandi nk'ibisanzwe nzaza ngahitira iwe, nk'usanzwe ndaza ngahitira iwe aho yimukiye, nkabimugezaho, nkamuha raporo yose yubatse benshi, afasha benshi, atumara irungu. Nzahora mwibuka, umumbwire ngo Rwanyonga tuzahorana, ikivi usize nzagisoza, Imana imwakire. ngira ngo wenda ni message yanditse ameze nabi cyane, ariko yavugaga ndabizi. Ni filime batangiye nawe, yarigeze kure, yananiwe kubivuga, mfite voice zanyoherezaga, ariko yavugaga ko aho azahitiriwe ni ahangaha, ko azazana akabimubwira. Murakoze. Murakoze cyane kandi komera muvandimwe. Nitwa Just Bwarakweli. Biragoye kugira ngo umuntu aceceke aziranye na Denis. Nahereye ejo nceceka ndihangana, ndavugana, ariko ndavuga iki ko n'ubundi abandi babivuze. Ariko hari bimwe numvaga ngumva birangurugutura, ngomba kubivuga. Denis twamenyanye urebye mu mwaka natangiye gukora mu film muri 2010-2011. Namenye ko nakoze filme ari uko Denis abazi ibya filme, ikintu bita soundtrack, bitari muri filme ubona ari ibintu by'ibishusho bigendanye ibindi bisanzwe. Denis adirectinga ayo mashusho yanjye, arabikora, nibwo namenye ko hari ikintu nakoze. Denis arambwira ati, yanyitaga petit frère, ati wakoze ikintu cyiza, ati kandi uzabura ko ikintu wakoze atari ikintu gisanzwe. Muri 2013 habaho icyo bita Rwanda Movie Award. Denis arambwira ati filime yawe izaba iya mbere. Ngira ngo Denis kwa kunda setsa nkajyana bandi, Denis ni byarindi byo kumbesha kugira ngo anyumvishe ko ndi umuntu wahatari, ariko ni ibinyoma. Ariko Denis buri munsi ndibuka habayeho ubundi nambara ya Denis nzi muri cinema. Denis ava mu kintu bitaga Silver Production, ngira ngo aba cinema barabizi. Niyo nambara yonyine nzi ya Denis, nambara iri positive, ituma umuntu wakoraga waburi muri cinema atera imbere. Nibwo havutse izo bita sakabaka, ntago byabagaho. Nibwo habonetse abandi bakinyi benshi, n'ubu ngubu bakivuka. Nashaka ngo mbibutse ko tubuze umuntu wakundaga ibintu agakunda abantu, wakundaga ibintu ashoboye gukora agakunda abantu, agakunda no gutera umurava umuntu wese abona ko ashoboye. Mureke dukunde ibintu, nta bindi bintu dukurikiyemo. Murakoze. Ari mu ruke rudashira. Munyemereye muri aka kanya twakire pasteur kugira ngo atuyobore mu ijambo ry'Imana, aze no gukomerezaho atuyobora mu muhango wo gushyingura. Karibu pasteur. Ni uhoraho aramahoro yawe, ni uhoraho ari ibyishimo byawe, komeza komera, tangiye
wicika intege, wahisemo neza, nyagasani muri kumwe. Haleluya. Iryo ni isengesho ryasenzwe n'umuhanzi umwe wo mu itorero benshi twita kwa sogokuru tuvukamo rya Kiliziya Katolika. Ajya mu mwuka wera cyangwa se muri roho mutagatifu bitewe nuko wizera. Aravuga ngo niba uhoraho ari amahoro yawe, komeza inzira watangiye. Denis uyu ibyo byose mwahoze muvuga nk'ibigwi, nk'inararibonye nasanze yari yifitemo amahoro, ava ku Uwiteka. Burya mu buzima bwa muntu buri wese aba afite uko aremye, kandi aba afite icyo yaziye kuri iyi si, icyo Imana yamuremeye. Byanze bikunze umugambi w'Imana urashyika. Mu bigaragara rero nk'uko mwagumye mubivuga, akaba yaragize iherezo ryiza. Imana yo mu ijuru itarobanura ku butoni dufashe ishingiye niba bishoboka ku mirimo yakoreye abanyarwanda, imwakire mu bayo. Hari ikintu ndi bubasabe, bamwe mu bo bakoraga umurimo usa n'uwe mwongeremo kuba banditsi, mukina filime zikaryoha. Benshi muri hano muri abahanzi mu buryo butandukanye, ariko ndabasabye mwandike igitabo cyitwa Denis. N'abuzukuru bacu n'abo tuzabyara bazamenye ko hari Denis wakoze ibyo bintu. Iyo turebye muri Bibiliya dusanga intwari mu ntwari za Dawidi, umugabo bitaga Benaya mwene Yehoyada w'Ikapuseri, we gusa yakoze igikorwa bitari na byinshi. Yakoze igikorwa cyo kwica umunyegiputa ngo wari warabazonze, arangije yica intare mu isenga ryayo, yandikwa mu gitabo cya Bibiliya cyubashywe ku isi nk'intwari ikomeye. Ngo akurwa muri 600 barindaga Dawidi, ashyirwa muri 30, ntiyaba umwe muri 30, ahubwo ngo ayobora ba 30. Ngo ariko ntiyashyirwa muri 3 barutaga abandi, ngo kuko abo Dawidi yari abanyaze mu Bafilisitiya. Bivuze ngo ntigeze yisanisha n'imico y'abanyamahanga, naho yakoranye nabo, ariko yagumye ari umwisiraheli. Ndakwifuriza kuguma uri umunyarwanda. Denis yize Bugande, Denis yiga muri Kenya, ariko ibi bavuze nuko yagumye kuba ari umunyarwanda, ukunda abanyarwanda, ukunda abantu. Abantu benshi bavuze ibigwi bikomeye cyane, n'abantu usanga batanavuka mu gisekuru avukamo, kuko yabanye n'umunyarwanda, yabaye umunyarwanda bunga umuco nyarwanda. Filime ze nakundaga kuzireba, yari inshuti yanjye kuri televiziyo. Ndeba gake amafilime, ariko filime ze nazitinzeho. Ubundi nikundira amaseri, ariko cyane cyane ize nazitinze ko zirimo ubwenge, zirimo ubushishozi. Yari umuhanga, afite n'igikundiro, sinatinya kubivuga. Kubimbataye rwose, jenuwe nawe nuwanjye, kugeza iteka ryose, jenuwe nawe nuwanjye, kugeza iteka ryose. Nabonye
kose muzijya mwijuru umuhanga masiteka izanyizi intege nke shiruboba shirubute nyuma nzatabaruka. Denis sanze amahoro. Mwe mutuje gato kugira ngo abafotora babanze bafate ifoto. Yego. Murakoze. Sabe abafite ururabo rwa Rwanda National Police. Rwanda National Police. Murabizi ko Denis yarakuri itsinda ry'abahanzi biyemeje gukorana na polisi y'igihugu cyacu muri campaigns zitandukanye, byaba ari ukurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi biyobya urubyiruko. Polisi y'u Rwanda ikaba yahisemo nayo kuvuga iti tugomba ko haba, kuko tuzi Denis umugabo w'intwari. Abafite ururabo rwa famille Norbert nabo urwigize imbere. Aba ni abana Denis abereye uncle, nabo bati tuzahora tukwibuka uncle. Movie Award and Rwanda Film Federation wigire hino, ihuriro ry'abakora amafestivale, abayobozi b'amafestivale, banyira amafestivale na Movie Award bari kumwe na Rwanda Film Federation. Group Happiness nabo babe bigira imbere. Mwihangane kugira ngo bamwe babanze basoze gufata amafoto y'urwibutso. Yego. Grande famille de films. Famille Sylvie abari hafi bigira imbere nabo. Famille Sylvie bari bukurikirwe na Sekamana. Harakurikira Sakabaka. agahinda n'ubwiza
Nehema family bari hafi imbere abavandimwe friend soso bari hafi Yesu umukiza wanjye barakurikirwa na Muhire Fabrice. Muhire Fabrice aba bihanganye gato kugira ngo bafate ifoto hano. Jean Damascene yakaremye Jean Damascene Ikirezi abakorana na Donata mushiki wa Denis. Babyeyi, bavandimwe, muryango mugari wa Denis, nshuti za Denis n'umuryango mugari w'abakina sinema, ndabasuje kandi ndabakomeje. Biragoye ku munsi nk'uyu nguyu kuvuga ku muntu wabashije kumenya uko amasaha agenda, umuntu agenda atekereza ibintu byinshi byiza yagiye agirana n'uwo agiye. Denis rero tumaze guherekeza uyu munsi, twagize amahirwe yo kubana nawe mu bwana. Donc natwe turi abana ba mukecuru. Bamwe muri twe biganye mu kiburamwaka muri Gardienne muri Aperugunga, abandi uko twagiye tuza imyaka uko yegeraga imbere twiganye na Denis. Denis yaje kuva kuri Aperugunga tugeze mu wa 7. Kera twigaga primaire imyaka 8. Muri iyo myaka yose 7 twamaranye, no ni nk'icumi kubera ko twigaga Gardienne imyaka 3 niyo 7. Denis kumuvuga biragoye. Denis yari umuhungu ugira ubwenge, ugira urukundo, ugira urugwiro, uzi kubana pe, yarazi kubana. Ibya filime ntago yabitangiye ari mukuru. Denis njye twicaranye kenshi mu ishuri. Denis yahoraga asubiramo amafilime ya ba Bermondo, ba Chuck Norris n'abandi benshi. Donc ibya filime bye ntago yabifasha ari mukuru, nibyo mu bwana pe. Akenshi namwandikiraga note nkanamukorera devoir, ariko akansobanurira filime. Yewe n'iby'ubude bande yarabishoboye, kuko iyo yazaga yakererewe hari ahantu twicaraga iruhande rw'idirishya, namufunguraga idirishya ku buryo yinjira mwarimu ntaze kumukubita yakererewe. Donc Denis yagiraga urukundo, yagiraga urugwiro, n'ukuri yarazi kubana. Igihe cyarageze rero abantu bagenda batandukana, ariko mu myaka yashize Denis yakoze kuri buri wese bagiye bigana muri primaire, aho twari tugiye turi dutandukanye, abasha kongera kuduhuza. Harimo ababa hanze y'igihugu, hari n'ababa mu gihugu, ariko twaje kurema umuryango ukomeye. Ntekereza twese ko turi hano abakibana nabo biganye muri primaire cyangwa muri Gardienne ni bakeya, ariko twebwe urwo rukundo twararukomeje kubera Denis. Nukuri Imana imuhiruko ridashira. Ntago dushidikanya ko Denis Imana yamwakiriye, kuko hari ibimenyetso byinshi umuntu ababona. Ikinteye kuvuga wenda cyane, bagenzi banjye babanje kuvuga, nukuri mureke Denis ubu bukwe tubumukorere, kuko yari yabusabye kandi yarabushatse. Amarenga arayaducira, ariko nkuko Bibiliya bivuga, dufite amaso ntitubona kandi tugira amatwi ntitwumve. Mu minsi yashize Denis yashakaga ko duhura nk'urungano rwe, agenda bipanga, bigenda bipfa kubera gahunda twese twihugiraho. Mu kwa 7 nko mu matariki abanza tuza kwemeranya yuko tuzakora ibirori by'imbatura mugabo nk'urungano rwe ku cyumweru cya 2 cy'ukwezi kwa 9. Ibaza ibintu twavuze mu kwa 7 gutangira, umunsi mukuru turawitegura, birashyuha, ninge yari yanabishinze uwo munsi nkunoze neza kugira ngo tuzabashe kuwizihiza uko abishaka. Mwibaze mu kwa 7 mu matariki abanza
n'umunsi tukawupresiza icyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa cyenda, none icyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa cyenda tuje kumuherekeza. Ubukwe yashakaga rero ni ubu ngubu, kandi nashimishijwe n'uko yagize ubukwe nyine nk'ubwo dusanzwe tubona, akabona abantu benshi bamuherekeza. Hari igihe tugira ngo abantu iyo bapfuye ntago babasha kumva, ntekereza ko Denis bino birori ari kubibona. Ni ukuri twese Imana iduhana umugisha, kandi ibyo yatekereje byose twese dushyize hamwe nk'uko twaje kumuherekeza, buri wese azagera ikirenge mu cye. Yadutoje urukundo, adutoza guca bugufi, adutoza kwiyoroshya. Ni ukuri Denis nta muntu yararaga atavugishije. Iyo yabonaga hashize nk'iminsi 2 hari umuntu utavuga, yabwiraga buri wese akamuha inshingano zo kumenya ikibazo umuntu yaba afite kugira ngo tubashe kumugeraho. Muryango rero tubijeje yuko nk'abantu nk'urungano rwe tuzababa hafi, ntago tuzababa kure. Bashiki be bayiganya na barumuna bacu ni ibintu tuzahora tuzirikana, n'ibyo yadutoje kandi tuzakomeza tubigendereho. Hari bagenzi bacu bari hanze bagiye batanga ubutumwa bugiye butandukanye, ariko bwose bwari ubwo guhumuriza umuryango